burya abagore dukunda bitandukanye. Iyo ufite umugabo ukunda cyangwa umusore ukunda muri gusomana uba wumva uri mu yindi se. Niyo yagucira ngo mama cyangwa ngo uramira uba wumva ari nk'ubuki yagutaye mu kanwa, wumva ari nk'agashokora kubera ko umukunda. That's why ndi kukubwira urukundo ni urwa mbere mu bintu byose. Aho kugira ngo dukundane umbeshya wambwira ko utankunda nkabimenya. Kubera n'umuntu utagukunda nta byishimo ugira, upfa nabi, usaza nabi. Yes, ndagushimiye kandi mwifurije gukomeza kugubwa neza gukurikirana BigTown TV gituma one more time Kigali in 12111. BigTown TV nitwa Emmy. Reka ngushimire wakanze subscribe kuri BigTown TV nawe turayikanda ndagira ngo bigenze neza tap ukubiteho ubundi gahunda zibashe kugenda neza ubundi tubane mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye ndetse no mu makuru menshi agiye atandukanye y'ibyamamare. Yes, ndi Nyamirambo murabona ndahanu hari umubebi witwa Tracy. Tracy amaze iminsi akora ibiganiro nkumva ari kuvugamo ibintu bijyanye na nkwe, ibintu ntashobora kuvugira hano ariko navuze ngo reka uyu munsi mubwo gituma one more time ndebe kuntu biba byifashe. Mureka tujyane, reka ngushimire wakanze subscribe ndetse naho turayikanda gahunda zibashe kugenda neza. Nkurikire ubundi tugende turebe kuntu gahunda zimeze, maze nitugerayo kuja tugende kureba Tracy bimeze bitako mujye mumbwira ngo umwami nambaye neza. Rero Tracy ni umukobwa mwiza pe. Tracy ni umukobwa mwiza, ni umukobwa uteye neza, ni umukobwa w'inzobe, ni umukobwa nawe wareba kabisa. Wenda rimwe na rimwe nubwo tujye tubeshya tujye twemera umukobwa naba ari mwiza ujye uvuga ati no mukobwa ni mwiza kabisa. Tracy ni mwiza, Tracy nari biryiwe. Muze tugende turebe ngo bimeze bite. Tugende. Muze kameramani ngwino gahoro ngwino kwa Tracy ndabona nta muntu n'umwe uhari. Nshobora kuba ngiye guswata. Muze Tracy kanwe ariko sha umfase mwana. Tracy bimeze bite? Nsawa bimeze neza. Oya mani nkura hizo mikoro zawe. Mani babarira tuganire. Mbabarira. Oya bimeze bite? ni sawa ariko have nta gahunda dufitanye. Umva nyine ihangane. Tracy reka tuganire mwana, uretse gufungaho gatonya sibyo? Mbabariraho gatonya tuganire. Tuganire iki se? Zawambaye neza mwana. Oya Emmy please oya. Njyewe ibi bintu kuki mutabimbwiye umva. Kupa kamera bro. Yihangane mwana. Emmy mani ibintu ntago ari byo have mani soka mbwira. Wowe basireka umbwira ikintu cyo gukora. Tuganire. Njye numvaga ntago ufite nimero yanjye kuki utamamagaye. Nimero yawe ndayifite ndabizombi gusaba ntiwari kubyemera. None ukubera impamvu rero zanjye zitandukanye. Niyo mpamvu ntari kubyemera. So tugende. Oya se mwana. Mani tugende kwitakazi kangiye mu kazi. Ihangane boss muhamagara mubwira ati Emmy yanguye gito. Oya rero ibintu bya gituma byangiye ntago mbikunda rwose pe. Mbabarira. Sijya mbabarira ndakwinginze. Sibyo ihangane. Naje kugusaba kuri gahunda kuje gutuganire. None se kuki utamamagaye? Wari kumamagara. Oya. My God, amasaha yamfashe reka ngende. Basi tuzaganira ubutaha. Umva bro wafunze ibyo bikamera byawe ariko. Ariko mwana ihangane. Ubona nabantu batabana gukene. Babana nyene ariko mwari kubimbwira. Njye ibintu bya gituma ntago. Cyakoze iki? Umva ngubwira.
ntago wagenda mwana Emi. reka wineza bishe Man. wineza ahubwo basi reka tunicarire hano sibyo ngiye twicare hano numbwire nsaseho n'umutwe nsaseho n'amaguru nsaseho n'amasogisi ubundi tuganire ku bintu ubukoze ntago ari byiza jya ubanza wowe hamagara bosi umubwire ati wambabare ko ndi bukererwe iminota mikenya n'umuntu utari bubyange nawe n'umuntu nyine nari imana ngwino mu nzu wikicara hanze ariko ibintu mama mukoze ntago ari byo ntago mbikunda yewe cyakoze abana mwana reka rero ngiye mbabwize ukuri hari ibintu njya mbona bigatuma nazashaka nzamushaka Tracy ubu si yuza tukicarira hano n'ubundi ko maye umwanya ihangane ngwino mu nzu mari tuganire umbaze icyo ushaka kumbaza nigire mu oya ariko se nukavuge nabi reka ngire gutya yes ndi kumwe na Tracy amaye karibu mu rugo Tracy urakoze cyane ku mikazi wawe nta kibazo ariko nyine ntago mba mbyishimiye tu ntago mba mbikunze bino bintu mama ukora ntago ari byiza ufite nimero yanjye wari kumpamagara ukansaba umwanya bino biba biri kwica akazi kandi aya mwana erega uburyo umuntu w'ihomi yawe inshuti yawe uri inshuti yanjye ariko ntabwo ari ngombwa ngo uze wangiza akazi kanjye burya inshuti mu kazi ntago ari happy nyine sorry nyine nuko njye nari maze igihe nakubona n'abantu wenda batakubona nkibaza Tracy bimeze bite ese undi Tracy abayeho gute abana aka kantu banatwitegure yuko mu minsi iri imbere kuri BigTown nta bya bintu murabizi dusanzwe tugwa abantu gitumo ariko mu gihe mujya kubona ubuzima babayeho imibereho babayeho yumve mu gitondo cyakara kiri mu buriri ibyo ntago ari byiza mu gitondo urebe se uyu muntu arara he kandi nshobora kuzahera kwa Tracy tu nuko ntakunda nyine ibintu byo guserera n'ibiki ntago nari kubemerera yego nuko uri inshuti yanjye ndabubashye cyane ndabubashye warugiye he nangiye mu kazi bro mba ndi mu kazi kenshi bafite ibintu byinshi byo gukora that's why ibyo ntiwabinkora oya safa Tracy wabonye uyu mumama umaze iminsi ari gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga umugabo yagiye gukora ubukwe amusigiye abana 5 ntabwo gikurikira wabaye hene ntabwo wabibonye ari nkaho wenda bibayeho nk'umugabo wenda akagutana abana akagenda akagutana abana 5 akajya gukora ubukwe ukamufatira mu rusengero cyabyo ni ibintu bisanzwe kubera ko nzi ko ari ibintu biba ahantu hagiye hatandukanye so ntago byantungura rero yego nababara ko umugabo wanjye ntaye akajya gukora ubukwe n'undi mugore antanya abana ntago byabura ariko nakwiyakira icyambere no kwiyakira bro icyambere no kwiyakira ahubwo no nkaharanira gutunga abana banjye oh yes ariko manu uzi umuntu uri bujye gufata boro yawe ubizi kari yawe boro yanjye nyine kubera ko umugabo yabashatse kugenda namureka akagenda njye nanamushimira uzi ko n'umugabo utagukunda bro uri kumva icyo kintu nta mugabo ugukunda wafata umwanzuro wo kujya kubana n'undi mugore kandi mufitanye abana mwarabanye burya kubana n'umugabo utagukunda urumva wabireka ukaba wenyine wabireka bro kubana n'umugore utagukunda kubana n'umuntu utagukunda nta byishimo ugira upfa nabi usaza nabi kandi ikintu umuntu aba akeneye urukundo umuntu aba akeneye umuntu umwitaho umukunda umutetesha umuha keya urumva so kubera ko aba yabonye abandi wakeneye that's why kuri utwo tunwa twawe uvuze akurura nyine neza umugabo utabasha kwita kuri Tracy utabasha kumukoraho fresh utabasha gukorora ku minwa fresh wapi burya ubundi umugore n'umugabo icyo bivuze impamvu umugore ava mu rugo agasanga umugabo akabana ni impamvu nyine atabonaga ari mu rugo iwabo ari mu rugo ku babyeyi so iyo mpamvu rero iba igomba gukorwa kandi ikanakorwa neza kandi ikorwa kubera ko hari urukundo hagati
y'umugore n'umugabo. Yego. Nta rukundo nta cyakorwa. Yeah. Nta rukundo nta byishimo, nta munezero, nta care. Yeah. Ese ubundi ibyishimo by'umugore n'umugabo bituruka kuki? Ku rukundo bro. Iyo ukunda umugabo wawe cyangwa iyo umugabo wawe ukunda nk'umugore we, uri kunyumva? Njye ndi kukumva 5 kuri 5. Ibyishimo biba bihari 100%. Yeah. Tracy, hari akantu twigeze gukora ariko reka ibyo turaza kubijyamo nyuma. Tracy yarahugiye mu biki, yarari mu biki, muri no minsi ari gukora iki, k'abantu bamubuze. So uri mu biki? Muri minsi ndahuze cyane. Ndi gufasha abanyarwanda n'abandi bantu bose muri rusange bagiye batuye ahantu hagiye mu bihugu bigiye bitandukanye. Ndi kubafasha mu kubaha imiti ijyanye n'imyororokere. Reka se. Yeah. Oya. Ntago wabinkora. Oya ntago wabinkora we. Yeah, nibyo bintu maze iminsi mugiyemo. Nkweruka uri muzima. Nkweruka uri muzima. Muzima gute? Uri muzima tu. Nese ngura ntari muzima. Ubuse napfuye. Ngiye nkweruka uri muzima. Butaragenda bwose. Oya. Ahubwo ibintu mugiyemo ndi gucuruza imiti y'abagabo, imiti ikuza ubugabo bw'abagabo. Ku mugabo wese ufite aho reka mbwiye n'abana abantu badukurikiye. Naho ushobora kubafasha kuko nawe ushobora kuba afite ibibazo wenda. Shuwa suri seriye mwana ntago ari ibintu biri brag. Ndi seriye bro, nibyo bintu ndi gukora muri iyi minsi, nibyo bintu mugiyemo. Ukuza ubugabo bw'abagabo. Nkuza ubugabo bw'abagabo nkoresheje imiti igiye itandukanye. Uri umutariko? Njyewe ntabwo ndi umuti. Ahubwo njye mfite imiti. Ikurimo bakisiga ubundi ibitsina byabo bigakura. So lata kuntu ibintu bimeze, ndi gucuruza imiti ifasha abagabo n'abagore cyangwa abakobwa cyangwa abasore. Wowe musore cyangwa wowe mugabo ufite ikibazo cyo kugira igitsina gitoya, wenda bikubangamiye, ubona uterwa isoni n'igitsina cyawe gito, kigufiya, kinanutse, nyine wifuza ko hari ukuntu ushobora kubigenza kigakura, kikabyibuha, kikaba kirekire, nagufasha. Curuza imiti rero ibikuza. Imiti myiza iri naturelle, itagutera ikibazo ahubwo yanakuvura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, haba bimwe byo kwicisha, haba gucika intege mu gihe uri gukora. Ese ko kuri murabinkora mbyumva? Yeah. Ndikubwira ukuri. Uri serious? Yeah, nibyo bintu. Cyangwa uri kwigana abantu babikora? No, nanjye ndabikora. Niyo ukeneye ko ngusigira umuti, ngukorera massage, kuko uri kundeba rero ugatuma navuga ibyo mvuga neza. Iyo ukeneye ko nkufasha kugukorera uwo muti, turavugana, umuti nkawo gukorera neza, umunsi umwe nkabikwereka uko uzajya ubigenza, ubundi ukagenda nawe ukajya ubyikorera. Uyisiga none? Yeah, so kuvura se, iyo urwaye ukajya kwa muganga ntibakuvura. Nanjye rero iyo ufite ikibazo cy'igitsina cyawe, uraza nkaguha umuti, nkanawugusigira ubishaka, cyangwa nkakwereka uburyo uzajya ubigenza, ukajya ubikora, kuko n'abantu bari hanze ndabavura. Ntago mvura bari muri iki gihugu gusa, n'abari hanze ndabakorera. None nk'iyo ari umugore n'urugero akakubwira ati ndashaka kunyereka ko uko nabigenza, umugore uriyambura mukajya kuri video kamwereka. Umugore we imiti y'abagore ni yayindi ituma bamwe baragutse mu myanya yabo ndangagitsina. Baragutse? Ya, haragutse, harabaye hanini nka Nyabugogo. Ya, harakwedutse. Mfite imiti yabo ibafasha kwegerana, hakegerana bagasubira bakamera nk'umukobwa nyine, hakegerana neza. Ntago abisugi, ahubwo nyine haregerana, hakareka kuba hanini. Yeah. Fasha abantu bawe bro. Oya, ntago birangiye.
ya ni njyewe mba ndi mu kazi n'akazi ndi gufasha abantu kuko burya bitewe na viziyo turimo bitewe n'ahantu ubona iterambere riri kugera ibyifuzo by'abantu byabaye byinshi hari umukobwa uba ukeneye kugira ikibuno kinini hari umuntu uba ufite ibinure kumwe umuntu agira mu nda hanini akifuza kuhagabanya ibyo byose wowe uko uteba wumva ari sawa njyewe ku giti cyanjye mba numva ntacyo bintwaye mba mbona ari sawa cyane iyo tayi yawe hari nk'abantu bayifuza wahagurutse se tukareba oya ntabwo ari ngombwa kugira ngo n'abantu wenda byatangiye mbigira buraga none ndumva ukomeje ndakomeje mbabarira uhaguruka baranzi oya okay bajya kuri Instagram yanjye barabona uduvideo twinshi dutandukanye twari kugenda tutavuze Instagram yawe ibintu bashakaga ko dukora noneho ngewe ndagusabye n'abantu bagukurikiye wamba buri ugahagurukamo gatoya none n'abantu bakareba nimba ni ibintu bivuga bihwanye n'uko turisanga ibiki mvuga se ukonga abakobwa bifuza amataye no hari abifuza kugira ikibuno kinini simvuze ko hari abifuza kugira ikibuno kinini hari n'abifuza kugabanuka bakaba maneke abo bose turabafasha ukeneye kubyibuha urabyibuha ukeneye kunanuka urananuka ukeneye kuba moyenne nk'uko njye wemeze uba moyenne kuba souple muri ya gahunda no ndikuvuga kuri ku mubiri gutya ubinyuma pana kuri ya gahunda nk'umuntu ukaganira n'ikiganiro ngewe bere bihinduye isura naje ari gitumo none bigeze mu myororokere none nk'umugore cyangwa umukobwa ufite gira inka munyarwanda ntoya ubigenza gute ufite gira inka munyarwanda ntoya ni umuti hari umuti tuguha nyine ugasigamo ugakora massage igihe gitoya ugahita ukarabamo rero uwo muti urahagura nk'uko dufite umuti uhagabanura hakegerana mfite n'umuti wasigamo hakaguka yes nakari gaciyemo numva gashaka kumenya ngo Tracy ahugiye mu biki rero ibi bintu bitangiye kubivuga mpita mfite ibibazo byinshi nuko abantu nyine batatanya ngo ni ibishegu ngo ni ibiki ngo ni oya ntabwo ari ibishegu kuko ahubwo baba babikeneye uranabafashije cyane ucyagura ngo bigende gute cy'umugabo bro ntabwo ari ikinyagwa iyo zahabu iyo zahabu rero okay iyo zahabu ukuntu impamvu mbikora ni uko abantu benshi muri ibi bihe barabikeneye cyane abantu benshi muri ibi bihe bitewe n'ahantu viziyo igeze bitewe n'ahantu iterambere rigeze bitewe n'abantu babonana hari igihe umuntu umugabo cyangwa umusore yireba bitewe n'abantu abonana nabo urumva akabona koko bikwiye ko igitsina cye yacyongera akabona ko akwiye kongera igitsina cye kikiyongera kikaba kinini bitewe n'uburyo n'abantu babonana muri bya bikorwa ntavuze muzi so niyo mpamvu rero bangana nkabafasha nkabaha umuti bakisiga igitsina cyabo kikagera handi bifuza kikagera kuri rwa rugero bifuza ubwo gahunda ifite ikigero umuntu yifuza byibura bifite nka santimetero zingana ntago mbizi njyewe kintu nkora mparanira kuzuza ibyifuzo by'umukiriya wanjye kuko urugero nimba nguhaye umuti reba nk'iyi mikoro umubyimba ifite hanyuma gukubita iyo ntuzi iyo zahabu bikangana nk'iyi mikoro gutya ngo umuti ushobora kumusiga bikangana nk'iyo mikoro ufite mu mubyimba uyu muti urawisiga urumva uko ugenda wisiga uko bugenda bucya iminsi igenda yisunika niko ugenda ubona rizati y'igitsina cyawe uko kiri kugenda cyaguka unabishatse wakomeza ukisiga ukanasumba n'iyi mikoro ubishatse ariko wowe iyo umaze kubona
igitsina cyawe kimaze kugera hahandi wumva wifuzaga ushobora kuwuhagarika uwo muti wenda ukawuha n'umushuti wawe mugenzi wawe akawukoresha ntabwo ari ngombwa ngo ukomeze wisige yeah. nuko nyine tu no ntabwo ari covid kuko na mbere ya covid twarakoraga covid yaje ikenewe kubwo ibintu tutabonye muri izo veni sha umunsi bafunguye ko tuzabona ibintu birenze Tracy njyewe muzi ari muzima ari muzima uburyo yaje kuba muganga ibyo byanyoye none se Tracy wavuze ngo umuntu ukeneye ngo kumusigira uramusigira uri kumwe ubu nanjye naza nakubwira ati nsigira niko kazi nkora bro hari igihe wenda umuntu umusobanurira ntabyumve uri kunyumva ukamubwira wowe fata umuti uko ni nk'amavuta uwo muti umeze nk'amavuta fata umuti ugashyira ku kiganza ugafata igitsina cyawe ukakimasa iyo mbonye atari kubyumva yifuza ko nshobora kubimukorera isoke ndabimukorera nkamwerekera nkafata igitsina cye nkafata umuti nkamusigira hamwe ati dore ni kuno uzajya ubigenza akabikora umukiriya ni umwami iwanjye ndabimukorera nkamwerekera nta kibazo yaba igitsina gore yaba igitsina gabo byose ndabakorera nta kibazo nkabereka sure yeah Tracy asigaye none kobo igabe nuko bimeze nibyo maze iminsi mugiye iyo bishatse gute nyine nk'ukure kumva boro yibura yifite mu ntoki kandi ari kukureba uri umuja uri umubebe bigenda umuhita umusiga umuti utuza ahubwo n'uwo muti iyo umaze kuwisiga uhita ubishaka kuko uyu muti ukuntu ukora uko uri kuwisiga uragenda ugakangura ya mitsi yasinziriye urumva uko ugenda uwisiga niko igitsina cyawe ugenda wumva none ubwiye abishatse urabishaka n'ubundi uhita ubishaka pe yeah umufashe iki iyo abishatse none se tuba tugiye gukora iki mba ndi kumuvura iyo maze kumuvura ahita agenda none se iyo ugiye kwa muganga bari kukuvura ukabishaka muganga urabona nta muganga nzi ukaga igitsina cy'umuntu barahari iyo urwaye uragenda rwose akareba ikibazo ufite yamara kubona ikibazo ufite akakuvura ukagenda nanjye rero ndaza nkareba ukuntu bimeze nkagukorera namara kugukorera ukagenda nta birenze ni hatari Tracy u Rwanda ni rwiza byagutangaje ariko ntabwo wari ubizi none se ko ntarenze ko ibyo bintu nyine byaje kurangira ntago wari ubizi ariko nyine ugomba urabimenye kandi ubwo unabimenye ugomba kubwira abakunzi bawe bafite ibyo bibazo bakangana nkabafasha yes rero ni Tracy nakari gaciyemo ako nyari akantu zanjubije neza ntago nanyuzwe iyo abishatse bigenda ute kugira ngo n'abantu bazaza kwivuza bazamenye ngo iyo Tracy akuvuye ukabishaka aguha n'umuti ubigabanya umuti ugabanya santima ntawo mfite cyakoze wenda ubishatse nshobora kuguha amazi akonje bigakira ukayamumenaho no nkayaguha ukayanywa kuko nta kindi kintu nagufasha yes ni Tracy nguyu ni umukobwa wanyu mumurebe handebereye umukobwa mwiza uraza akakumasa kayikaraba kayikirigita none se hari ibirenze ku bagore nabo ni ibyo ndamusigira nkamwereka uburyo azajya yisiga mu gitsina iyo ashaka ko haba hatoya ndabimukorera nkawushyiramo imbere
nta kibazo ku kibuno iyo ashaka ko ikibuno kiyongerana n'ama hips araza nkamusigira umuti nkamumasa mwereka uko azajya abikora iyo abishatse ese ibyo biboro nta ngaruka bigira no nta ngaruka bigira ku buryo wenda nk'umuntu wisize ibyo bintu uri kuvuga bishobora kuba byamugiraho nk'ingaruka runaka bikamukoreraho uburemba bikamukoreraho kutazongera gushaka gutera akabariro n'urugero oya nta ngaruka bigira kubera ko uyu muti wanjye urazwi ni umuti w'ibimera ukozwe mu bimera ni naturel ntabwo wangiza nta kintu wangiza ahubwo uravura ubwo icyo kintu wari uvuze ngo ushobora kumukuriraho uburemba oya ahubwo ikintu ukora na wa muntu utajya ugira courage mu gihe cy'imibonano uramufasha na wa muntu ushobora gutinda kugira santima babandi batinda kugira santima igitsina kigatinda guhaguruka ngo gifate umurego gikomere uwo muti uragenda ukabigukorera byose ukagufasha yes ni Tracy mwabyumvise gahunda ni iyo ngwino ku masi yes nzi ko ibi bintu Tracy abikora n'ubwa mbere mbyumvishe ni nayo mpamvu mva natunguwe kandi nanatangaye ni ukuvuga wowe ibi bintu uri kubivuga cyangwa uri no kubikora uba wumva uri proud yabyo mba numva ndi proud yabyo kuko mba ndi gufasha abantu nk'iyo umukiriya wanyambwiye ati byagenze neza gutya duhurira ahantu mba numva nishimye cyane rero bakugane mungane mbafashe pe tubura ibyo bintu nibangane mbafashe abafite ibyo bibazo abafite ipfunwe z'ibitsina byabo by'uburyo bingana uburyo bireshya mbafashe bikure bibyibuhe bibire ese ubundi bibyibushye iyo byibushye bimara iki so urumva burya abagore dukunda bitandukanye hari umugore ukunda gato hari n'umugore ukunda nini imubyiga akumva ko nyine hari ikintu cyinjiye mu mubiri ariko nako gatoya wowe ukunda iki njyewe ibyo nkunda ntabwo ni ngombwa ngo mbivuge ariko n'ibanga ryanjye ariko nanjye hari ibyo nkunda hagati aho ngo umugore ariko ntawe nkunda gato ntabwo ijana ntabwo nkunda gato none se Tracy ngo bisobanure neza ukuntu ushaka kubivuga burya igitsina cyiza wenda moyenne kinini ariko bidakabije ariko gatosha ni ka kantu nyine kinjira ukumva nta kintu gihindutse tu none bihuriye hehe na bya bindi wigize kuvuga ngo by'umugabo ukunda cyangwa umusore ukunda umusore ukunda nigeze kukubwira ngo iyo ufite umugabo ukunda cyangwa umusore ukunda muri gusomana uba wumva uri mu yindi si urumva muri gusomana muri kuryana iminwa niyo yagucira ngo mama cyangwa ngo akajya ngo agacira mu kanwa uramira uba wumva ari nk'ubuki agutaye mu kanwa wumva ari nk'agashokora kubera ko umukunda that's why ndi kukubwira urukundo ni urwa mbere mu bintu byose niyo ngo akagucira mu kanwa urasama ukamira ukanatunyunguta ahubwo ukumva ni nk'ubuki ni nk'akabombo kubera ko uba umukunda yakwanga noneho yaraguciriyemo nyine abakwanze erega burya reka nkubwire njyewe n'umuntu nyanze ntaribi aho kugira ngo dukundane umbeshya wambwira ko utankunda nkabimenya kuko bitewe n'urukundo ngira njye ndakunda mana iyo ngukunze mba ngukunze urumva ariko aho kugira ngo ngukunde wowe utankunda byaruta nyine ukanyanga tu ukabimbwira nkareka guta umwanya wanjye ngo utaho umwanya wanjye uwo ni Tracy yes ni Tracy wigize kuvuga ngo abagore ngo babe indango z'abagabo babo gute umugore ashobora kuba indayi umugabo
impamvu nabivuze kwa kundi umugore hari abagore baba bitotomba umugabo wanjye anca inyuma urumva umugabo wanjye asambana hanze umugabo wanjye ajya mu bakobwa ansize urumva so icyo kintu nakivuze ndavuga ngo wowe mugore nimba uzi ko umugabo wawe afite iyo ngeso yo kujya hanze afite iyo ngeso yo kujya mu bakobwa hanze uri kunyumva ibyo ngibyo ibyo byose uzi abakurikiye mu bakobwa hanze nta bindi ni uko uwo mukobwa abakurikiye umukobwa afite fresheri yitayeho yambaye neza nimba ari izo mini nawe ujya uzambara mu nzu yawe make-up zisiga ntago zihenze urumva umugabo nava mu kazi asange nawe wabaye agakumi wambara imini neza nyine wigire sexy azakureba umukurure so ibyo bizatuma rero umugabo wawe atongera kugira irari ry'abakobwa bo hanze urumva yinjire avuye mu kazi ugenda umusuhuze mukubitira ikibuno wambaye neza wambaye akamini usa neza uryoshye nyine tu ibyo bintu buzabimucaho neza cyane kandi mu nzira yoroshye. Yes, ni Tracy ati ba indaya y'iki ntabwo biba byoroshye ati Tracy ni indaya y'umugabo we ako ibyo bintu by'indaya se ibyo bintu by'indaya narabivuze waravuze ngo umugore aba inda y'umugabo we kubera yuko ngo icyo ajya gushaka hanze n'abandi baba bakoze icyo baba bagifite ni hamwe asanga nyine nimba ari umukobwa agiye kureba afite amataye kandi nawe ayo mataye yafite uravuga ati jya wambara mini wambara udukabutura tugufiya nyine wigire sex mu rugo rwawe mu nzu yawe umugabo ave mu kazi asanga wamwiteguye umeze neza wakarabye urahumura umeze neza byose ubikore abafite ibibazo abakeneye gukuza izo gahunda zabo bakangana ahantu mwankura rero wajya kuri Instagram yanjye amazina ni umutoni Jojo Tracy ukamflowinga ukanyandikira tukavugana nkagufasha ikindi ushobora kuba udakoresha Instagram cyangwa wenda ukunda gukoresha call ushobora kumpamagara kuri nimero yanjye y'akazi ni 078 47 147 05 ushobora kumpamagara kuri iyo nimero cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp 078 47 147 05 ukavugana ukagufasha. Yes, ni Tracy urakoze cyane Imana ikurinde kandi abantu bakugane naje niziye muri gitumo nzayisubiramo none reba ibintu bunzanyemo ariko nabyo biba bikenewe Imana ikomeze barinde. Peace and love. Nitwa Emi, iyi ni BigTown TV. I love you so much my people.